Twongeye kuguha ikaze wowe ukurikiranye Gasusuruko TV nkuko tugenda tubagezaho imigani itandukanye, video zitandukanye n'ubuhamya uyu munsi turaza kubagezaho ubwirasi bw'isazi n'uruyuki. Turagushishikariza gukomeza gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi dushyiraho ku buryo bwihuse. Umunsi umwe uruyuki rwarabutswe isazi ku muzinga warwo, maze ruyibwirana uburakari ruti uje kwenda iki hano? Uyobewe ko muri udusimba tubi mutagomba kwivanga n'abamikazi bo mu kirere. Isazi yumvisha ayo magambo arayirakaza maze igira ipfunwe, ariko ipfa kwihangana nayo irayisubiza iti ni koko ntawahakana ko ari icyaha kwegerana n'inkubaganyi nkamwe. Uruyuki rurihandagaza maze rubwira isazi ruti mu miryango yose ntabwo wabona utunganye kandi ufite amategeko ukurikiza nk'uwacu. Ibiryo byacu tubihova mu ndabyo zihumura neza. Umurimo wacu ni ugukora ubuki buryoha cyane, wabugeraho ukaba utabuvirira. Ubwo uruyuki rwungamo ruti mva imbere wa kanyamwanda wagatunzwe no guhora kaduhira gashaka ibigatunga mu myanda kabonye yose, kandi kagatera abandi indwara. Isazi isubiza uruyuki iti twebwe data tugerageza kwitunga uko dushoboye, ariko kandi ujye wibuka ko umukene arakavurwa kagakira. Naho uburakari n'ubwirasi bikaba ingeso ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Muritonda mugakurikiza amategeko y'umuryango wanyu, ariko imigenzereze yanyu ni mibi cyane. Uburakari bwanyu butuma mupfa kuruma abo mwita abanzi banyu, kandi umenye ko ukora neza ashoboye kandi agacisha make aruta uwiratana imigenzereze myiza myinshi ariko ivanze n'ubugome. Nyamwirukira gushimwa yasanze umuyaga w'umutanzi imbere. Urakoze wowe wakurikiranye Gasusuruko TV. Kanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe munsi y'iyi video ujye ubona izindi video zitandukanye dushyira ku rubuga rwa Gasusuruko.